ubundi kariya kazi bisaba kugira ukaruka kaza kwa bye uri ikimotari n'icyaka birajyana Reka muri kumva ko binasa ikimotari icyaka n'icyaka ushize bishyimbo ikintu mfa n'abantu bibikana umvise urumva kazo use ko bunutse ngegekara ese bugenda endana unasoma uriya rero mu rundi reka ubwiza ukuri nje nakugura inzoga zikakwica ntabwo nakubeshya ntukajye unyiteze nitujya duhuruje ugira ubwo ujye uhunga kubera ko ni izina ry'Imana izubushize ntubona gukuruza wakongera kunsabaho ese utaha uyu gwishugu iyo ubanze umuntu akoroshize nk'iki mwazi yanzoga uruba ziranze ko zari nyinshi erega umuntu amafaranga bayayakore uzi facture nishi ugafata nka uzi facture nishi murundi ubwo ikintu navumbuye tugiye tujya kunywa inzoga tubanze turya inyama ubyumvishe tuba turya bruschette n'ibirayi birabiyoga byakwica no kuzimba mazimba ko nabonye kwikura bruschette y'igihumbi bikurusha ariko bruschette y'igihumbi buriya iragoye bana bruschette y'igihumbi ibaza ari amapera warje mwe wabona hani n'umufoka indu rwose none sikaruka mitsinirwa kuye imitsinyi kandi nyiguze hano icyo bazwi bakonjesha ubu gusa inywera inzoga mu rugo kana Afrika afite uriya mujene mfa kwishishiriraho inzoga gutyo madama agahita ateza we amafaranga amacupa yabara mu biro ngo iki si cyo cy'umuceri nubwo atiriga madamu buriya kurya nibyo bigenda bikabica umuntu abaye hamwe gusa niyaza kandi kantu gatowa gose ndakuvuze ngo kamitsingi wabaye wabonye utangiye kugira ibitekerezo buriya iri cupa rigira ibitekerezo zana nanjye nsomewe abyumvishe nyine nanjye mu gusoma kandi kiwawe no kugenda dusomaho rega umuntu asangira urumva icupa buriya ugisomaho ibitekerezo umenye ko n'igihugu wakiyo uza kamitsingi wabaye wumva nko gufata umunyu ukakoza isukari cyabura reka ubwiza ukuri murundi urumogi ni ikintu gikomeye ikintu kibi cyane ibitumuka sijya nkora ntabwo rwose byarananiye nigeze kurunywa rimwe ibintu nakoze rwose ntibivugwa naraje sinaterese babaza nagaro ruhinja ntukamurere nagaro ruhinja ntabwo nakubeshye niko akariko kazo harya nangaho nyishyura turajya mugatsata turajya tunsubiza leta ngusubize ngira vugira ndagutegereza nta kibazo mukiriya n'umwami ibi ni biciriko indongo wowe bikinywa yayinywere ku nzoga wayinyweye urayishura ese kamaze mubaza aka kanya mpinduye umusatsi nkwereke video nagufashe nkwereke video nagufashe iyo ni rero ubwo rero uva mu buzunguzayo ujye kunera none si ibi ngibi namwumviraga yarambwiye ngo waguyemo agasimba ntivarika ngagukurire hanyuma niwe muzi gukura mu simba nta nubwo nayimize nayiciriye wayiciriye ntabwo ariko ahubwo ako kantu ko gucira ko wakenda itinze ukagakura abagore rero no gushwana uri mu bantu nzi neza nakiyambaza mu bintu bigoye buri imfura y'umuntu aba ari ikintu gikomeye cyane urumva nkagukundira rero kuri intwari uri umusore rwose w'ibigango umusore uzi ubwenge umusore wambara akabere umwaka rwose birasa nkaho waraye utangiye kuzana utuntu two kuntaka urimo urambwira utuntu numva tw'utunyorosho mpita mvuga ni nyamara papa hari utuntu agamije kandi birangira n'ubundi umbwiye impamvu ahubwo impamvu niyihe waraye kujya gutora umuntu ajya kubwira ntunakeka ibyo bintu nubwo biba bitari ngombwa ariko umuhungu wanjye rwose aho bigeze ndimo nicaye ku byatsi nagira gutya ngo nagurutse nkanyirira nkayagwamo ku bijyanye n'ubushobozi wagira wowe rwose ukama gitanu banze ngwize gitanu aho ngaho kandi abizi uri umukire kandi amafaranga ntujya uyabura yewe waraye ngenda umukire urabizi noneho n'amashuri mba mpagaze ku izina ry'Imana kimba numva mu minsi iri imbere papa wanjye uri kumva hari ukuntu njya ntekereza nkavuga nti nsoje kwiga umushahara wa mbere wa makeya nafata n'uw'ibihumbi 600 ariko aka kanya none ikintu ndimo ndakubwira kubera ko ndimo ndi ku ishuri ni papa ni mama ntago buri kintu cyose rega cyahita kiza direct ngo kinakugireho uko nguko amafaranga ngeraho buruse bama ni nkeya mpita nishyura akantu k'agacumbi nkishyura utuntu tw'udutabo nazira mashini buriya twandikisha hari ukuntu twishyura utuntu twa pourcentage waraye ntago nabikubwiye vi ubu nta kintu ndi ho waraye ariko ubureka maze nkubaze stu reba amafaranga umaze kwitakaza wowe uri muriga urumva imyaka imaze kuba hafi nimba atari 5 n'itandatu uri muriga ngo uzabiki ubundi iyo niyo mibare mibi ayo mafaranga wishyura ku kazu ibyo bikayi ibyo mashini n'ibiki byose urimo kurwana nabyo ngo uri murishyura ngo uri muriga ayo mafaranga uyafashe mu uzi umushinga wakora igikura nkota none uri muranyana ngo uri muri urigo ngo uzabiki
ni warayo najya kwiga wari kuvuga ngo umwana yananiye ntago ariko wari kubwira abaturage wananiye unaniye ubu mariye iki umwaka wose 2024 urarangiye ndagusaba bitanu ntago ushobora kubira uri imfura yanjye mbese iyo nkurangiriza muri wese oh my god warayo iryo banga ubu ukoresheje ntago ari neza wenda narengeriye ariko nanone hari ukuntu umwana avamo agaca muri nuza kuri ya gahunda n'ubundi yo kwivuza mbego rimurambira ngo umugabo we sumaze ko umugabo ntabwo ndaba umugabo se narabyara kwirotera umuntu aranarota warayi ubwo yuba kwishuka rero kuko urumva ntacyo umaze muri uyu mwanya urumva umusaza bakeneye umwana we kandi ngiye narakoze umuntu aba yaravunitse rero nimba ngize ahantu ndushye umwana wanjye w'imfura yakabaye ateramo ngubu yagakuyemo yego ndakunda inzamure sukari wimpindura umusazi uranayifite yego uri kunyumva neza wimpindura umusazi udatuma hano nzamura amajipo ntafite hambaye yarambwiye ngo dusangire akantu kamwe mite ariko ugute umumotari umuntu muzima n'umukiriya umukiriya yambwira ikintu nka cyanga koko hanyuma uwo mukiriya ejo mukanya nibamara kuguhishamo yego ntago muha niba muhishamo ndabyanga niruke hanyuma numara kwiruka moto yawe bayandikire amafaranga uzombwira ngo iki kandi ubona mbanje nese bikagure makaba okay hanyuma nakwishyure tujye mu rugo kandi naramusubiza oh ya akwishyure urugendo maze nese bibaho umuntu agenda urugendo rw'igice ibyo bintu mata nawe ukora izina ry'Imana ukora ikimotari nari iminsi 2 wakora Nyakso niba kujya no kugaruka yeye ukwishyure 500 nago 25 ibyo se yabyemera abakire namwe murabagora rero niyo mpamvu bavuga ngo jya mu bintu ushoboye nukuvuga ngo wiki ushoboye ni igikoni hanyuma ibi ngibi rwose ntago twe dufite ukuntu twanira igikoni gusa none se icyo mvuga ikimotari dufite ukuntu tukitwara umuntu kire ntago wamufata ukwiye kumusubizayo ngo umucire urugendo hagati ngo umwishyuze yanagukubita rwose wabona dufatanyije dore nawe ubwo yaragiye kumuta ndumva kuba nkubwiye ngo akwishure suko mbiyobewe yuko agusanze hano utigeze umutwara nk'ubu umotiri makasike ndayambara muri moto siri ara hepfo ntabwo isize ara hepfo se wese ara hepfo waparitse uza hano kunywa amayoga mukanyura taha nta natanu ufite ngamu nicyo tuzapfa ibintu iyi ni inzoga iyi ni primus hanyuma se muri ayo maso ndi kureba asa gutyo yego amaso asa nuko aradasinziriye asata amaso ubona asa n'amaraso amaso y'umutuku umuntu wese agira amaso y'umutuku aho mugira amaso y'umweru duruhinja ijisho ryanjye se n'iryawe uryawe ntabwo nari ijyanjye ntabwo naribona kuko nibyo ndi kurukoresha ndebye iryawe ariko Nyakso sinkubeshye ugeze ahangaha ariko ndikumva aho bigeze nakuruka bishoboka sindikumva ikosa mfite ngewe batsangiye n'umuvandimwe ariko arita kumukiriya hano tugiye kwitwarira hano tugenda turi kuvugana mu rugo kumvugane na madamu utanyuma y'iryo cupa cyane tugende na madamu ntawe wamenya buriya ubwo nibwo rwa tugende nta kibazo nagusiga abasore b'imbere abwira twe tuzinkwera icupa by'abagore tubireke akambwira ati boshaka bitanu reka mu 10 unarenze aho mwaka byeri reka via wala ibintu biri uburi muravuga nanjye mba mbiyoka byadanje kandi mba mbifata kubiyoka ntugira icyo ubikora ni kubibona wala ndagira nkubwire ko kaminuza buri faranga ryose rirabara hari ukuntu bahita bari manura bagakubwira ngo peti nuramukiye Bruce ikoresheje nabi turakwirukana kandi for sure ariko reka nkubaze sto niba ari Bruce kuki muhishyura aho ni ibintu bitumvikana ni Bruce ba wakwishyurira wowe urishyura nkande urengeje kuri utanze tip kuri Bruce icyo nimo ndakubwira nyine nuko ubufaranga baduha n'udufaranga two kwifashisha mu gihe turimo turiga kugira ngo dusoze amashuri muri ayo mafaranga baguha fatamo bitanu bime ureka ikibazo dufite gitarangira kandi walaye nkubwira ngo bakiyadukubita rero tuyakubita abandi nose twarya dute nago bisiko kwishuri tuba tugomba kurya nose tugiye twiga tutari unago wakigoma bitanu nturye umenye n'umubyeyi reka ikibazo no gusaba amafaranga mugira ngo nkutoze n'ukuntu uzabana n'umuryango Imana ni kugira ikizero ukamugira uwo mugore mwumva nkuko bigisamba nimba wagwaye 25 wenda ku kwezi ayo mafaranga kuki yarya wenyine kuki tubumva utasangira nabandi nahinda nini va we nagarinda nini wala ngiye nuko mba nanga ko kwinjira afo byadanje ubundi ubu tugiye no mu mategeko umubyeyi ni urera umwana ntabwo umwana rero umubyeyi
ariko ugasanga muri kudushyira ku gitutu murimo murashaka no kutubyaza utwo leta iba yaduhaye ngo twifashishe urumva ahubwo wowe wakagombye kuvuga ngo umusore wanjye nusoza wowe uza amafaranga uzahembwa uzibuke ko nakwishyuriye nakubereye papa nakubera na nyoko ariko none urimo uratagetinga utuntu bazamamani ngo tumfashe none se sto nkubaze umubyeyi abyara kugira ngo bigende bite kugira ngo abone umugisha mu rubyaro nabeshya none ko nimo guhura n'inyatsi inyatsi uyoyoye we nagarura uyoyoye va ku sente iyo zanyatsi zose ubundi wowe nk'imfura y'umuhungu abasore mu ngana ababyeyi babo barabakijije urumva wowe urimo urarwana na kaminuza reka nkubwire rero tutizimye mu magambo wowe ushaka n'ahandi hantu ujya kuba kuko niba ntacyo wamfasha muri uru rugo ntacyo umariye ubwo ndanaguhaze muri uru rugo kwanza urumva niba rero ari ukurya ukagarama ugasura ukanutsa icyumba niba ntacyo wamarira ibyawe bizinga wagiye ubimenya wagiye umenya ko nanjye nzafasha uwo nzabyara waraye iki se madamu iki icupa banguriye naryo nkariba amasaha mu muhanda icupa kuguriye rimwe ryonyine buri munsi bahora kugura amashoka izina ry'Imana buriya ikintu umugabo wamukorera ukamusuzwe ntazi yakegirwe n'abana bakajya bibabwira ni ukwanga icupa kuguriye ibyo bintu n'amahano Nyakso nukuri kw'Imana aho kubera inzoga uzwame n'amata tujye mu mibare mbikubwire se tujye mu mibare mbikubwire amata n'umwanda w'inka inzoga uziko bikorwa mu rugo uzi imashini ikora inzoga mbega ufasha amata uyagurana inzoga buriya amata hanyuma se kunywa inzoga hanguva zikakwica mu gitondo ukabyumva ntuma amata ari uko wari umwanda amata se n'umuyenzi urayagira amata ntiwagenda ukavamo no mu muyenzi inzoga ahandi hantu atari mu ruganda wayikura inzoga sawa wamaze ibitekerezo byawe by'ububwa bigumana aho ngaho reka gurakazwa n'ubusa turano tuba tuduteranije tudatangira umwaka tumeranye nasi nari nibereye mu kazi nari mparitse umugenzi hano mpita mpura n'uriya mugabo duherukana naksashishika nkubaze 2005 yego nje nawe tumaranye igihe kingana iki kubera amagambo se twirirwa mugira ngo ntabanyina nikibuka imyaka ariko kirahagije umaze igihe kingana iki utwara moto ntukunda utwara moto ntwara moto se ubwo ngo si imyaka 3 mu myaka 3 ni kangahe wazanye amafaranga umbwira ko atutse avuye kuri iriya moto ariko nabikubwiye akazi k'umumotari karapfuye kuva aho ceceka buri munsi uzumbwira ngo moto bayifatiriye ngo dore ngo bamfashe umugenzi abimeze gutya na udashyiraho ayigaraje ayikinamba hanyuma se buri munsi ukorera ayo madeni ikindi parikingi wabizi nsinyi parikanyiraza ku rusengero ibyo nabyo ni amafaranga urumva noneho abantu b'Imana kera bagiraga ubuntu n'umuzamu kusenge asigaye nyishyura niba wavuze se kumara kuyakora ukajya kuyanywera hari umunsi wari wataha udafite ifuke buriya rega ifuke ni nk'umuntu yatwara umusinzi ifuke akabura kuri hari n'undi atwaje ubundi ubwo nuza nubona ibirutsa mu mugongo uzavuga ngo nazi nyweye ngo ziba nyinshi ngo nirukaho ibirutsi bituruka mu mugongo se nibutse wone mu mugongo urumva kubera gutwara basi none muri iyi minsi cyane cyane mu weekend umuntu abatwa abasinzi benshi abagore murabizi ukuntu mumwa nk'ibitebo byameze ugasanga umukobwa yayisinze bajya bamuduritse rwose uhava nawe usinze umugabo muzima umugabo wanjye muzima ufite ubwenge buzima arifata kandi nubwo bakugurira inzoga urifata ukajya mu muhanda ukajya kunywa inzoga ntari iryo cupa ukarinywa wambaye ijire uri umumotari uri butware umugenzi mu kanya uri ahantu isaha n'isa polisi yagucaho nagiye kuyikuramo nuko reka mata hanyuma hari uba wicaye uburi gukora amafaranga nicaye ntari magaze kandi ibintu babihuriye uhageze neza ijire umeze gutyo ubona ko ni nagatanga impamvu birirwa bakwandikira buri munsi abapolisi baranyangagiye umuntu wakize ari muto barakwanga se mupfiki wakize se wakize he ubona muti nyanditseho n'imyaka mike bakavuga ati umwana imyaka 40 ni imyaka mike stop Yes sir. Mungu wanjye waviye wagarutse waraye narizi ko waraye wagiye waragaruta rwongeye kugaruka urimo neza buriya ababyeyi hari ukuntu wicara ugatekereza n'amagambo uvuga n'imyanzuro ufata ukongera ugasubizaho inyuma ugasanga urimo urikora mu nda urimo urihemukira urumva kandi ikindi ngira ngo ni icyo cyonyine wenda uvuge ngo wenda nkugiriye impuhwe cyane buriya tugira wa muhanda uba muri Amerika ndamubona ko dereva waraye ndamubona buriya rero
njya murya mu mafaranga mu izina ryawe kenshi nkavuga ati mwana nunanemo wowe wese ko utabimbwiye kandi hari ukuntu namubwira ngo umwana ngo bamwirukanye agahita agira ndavuze rero uramutse ugiye akazaza cyangwa akamenya amakuru ko utakibana urumva nashya ariko iyo siyo mpamvu nkuhamagaye ndashaka kubwira yuko ako kabazo kanjye nawe kavuye mu nzira umwana ugaporeza uko ushaka n'ubundi uri umwami w'urugo wumva seviyo wale tugushimira ku izina urabitekerezamo neza uri umwana ngiye nishimira kuba narabyaye urakoze cyane hari gahunda ashaka yuko ubanza ukumva ukuntu bimeze ukamuza n'abantu uko ndabizi wowe uri imihanda yo mba nyizi none icyakubwira ungejeje mu marompo yo mu mujyi none hariya urakata ukamanuka ukongera ugatambika wabishaka ukahita wisanga ahandi wahereye noneho abanyeshuri iyo ufite akagahunda n'umuntu ushaka kumutinza uhita umukoza kuri sitasiyo ugahita umukoza kuri banki ukamukoza kuri alimantasiyo ukamukoza kuri botike ukamukoza muri gare ukamukoza kwa rubangura ukamukoza ukamujagaraza kugeza ajagaraye mpaka asubonera ukamubwira noneho gahunda rero mfite sibyo uretse kunjagaraza nanjye ndashaka urumva niba nkusabye amafaranga ukayabura ntabwo nabura n'undi wenda niyambaza ko ibintu ni abantu n'ibindi bintu by'abantu wamugana ubu rero narimo kuvuga nti hari ibintu njya numva ngo satani buriya nawe atanga neza urumva nk'uka mubi akaguha amafaranga wenda ntuyagiremo amahoro cyane ariko akaba hari buriya kugira ngo ngembure amafaranga nabura amahoro ufite amafaranga uzi satani uburyo akora ufite mu tuzigo ni mikeya uzabaze n'abarimo hano abana b'imyaka 20 ningaye bafite amamodoka n'ibiki byose wowe ufite moto uri kumva ngo abantu barakwanga bakwanga n'iki ariko moto ihenze kurusha imodoka mbikubarire imodoka buriya hanyuma amadeni nagiye kuri boutique nkasanga ufite nayi nta mugabo utagira amadeni ariko abagore tubabwire ko mbega muri make urifata ukajya kuri boutique bakaguha ikazi ukayitwa ejo bundi Kenya barayibwiye ngo ifite amadeni y'amamiliyari n'amamiliyari igihugu gifite ideni nje mugabo umuntu umwe nabura ideni ahubwo niba udafite ideni ufite ikibazo ubayeho ute uri umujuru nibwo tubayeho nta deni ufite tangira ushaka ideni birakaba ideni ry'ikintu kizima ariko inzoga uvuye hano ngo cashikase uvuye hano ngo ugiye mu kazi ugiye kugera kwa Claude umunsi inzoga nibura bwuma bwa make ntago byeri gibe inzoga nibazana kubeshye ira nivinyo ntago bose hanyuma si ya vino uyishyira mu gifu cyawe cyangwa cy'umwana wanjye hari hanyuma umwana asigaye arabuza mu mata yo kunywa wirirwa mu mayoga turi gupfa ko nta kuvumbisha uvuga ngo ari kungura agacupa nkakatega na moto nkakazana ugasoma ugasubira kukanywera ngenda mfite amakuru yuko wagiye gufata ikazi y'ahantu ukayitera ukajya kwihisha ahantu kugira ngo umuntu atabimenya abantu bibereye neza ariko bakwangana iki mwagiye kunteranya ubuninde kuko maduko twibereye neza mbabara ngisuku ubu ngubu ndaha amashereka yanjye ntakiza hejuru yo kubura igikoma wabirwa mu mayoga kwanza mpereze yo kasike terekane izo kasike kagira uno terekane izo kasike nkubwire nta kibazo wasanga ari inkuru nziza niyo jeri yikuremo niyo jeri yikuremo bigenda bitese maduko iyo jeri yikuremo ubu abagenzi nibwo babaye benshi birakureba yikuremo hanyuma iyi moto ugenderaho niyo muntu nje wayiguze sibyo neza agaciro kayo ntago uzongera kuyitwara agiye kwishakira umuntu ujye uyiroba hanyuma azamverisa kuko naje gusanga mu gihe ukiriho nta terambere nazigera ngeraho yaba ngewe n'umwana wanjye ushaka kuyitwarira ngiye kuyiha umuntu ajya yiroba narangiza agenda atwara abagenzi anzanira amafaranga ntabwo ari byiza ibintu ni ugutesha agaciro umugabo rwose genda ushaka ibindi bintu ukora apana gukinira mu byanjye ahemba nabi uzi ko satani ashobora gukubita miliyari y'amadolari urayibona miliyari y'amadolari ntabwo ndayibona ntabwo urayibona ngiye nyitekerezaho kuko turabyiga kenshi noneho wari akagukubita miliyari z'amadolari ariko ntuzigere wambara inkweto mu buzima bwawe nagenda tabari nkajya ngendera mu modoka erega icyo ni ikibazo none se ikindi nawe nkeneye ni iki kandi ikindi noneho urumva nimba nkeneye amafaranga mfite ibibazo by'amafaranga byinshi ku buryo ngiye kubitura abantu batabimfashamo
ahubwo nkeneye ko satani tugirana ikiganiro nkabanza nkanamubwira ibibazo mfite kugira ngo yumve uburemere bw'amafaranga ashaka. Walahi papa nidakongosha ibyo bizina ry'Imana. Satani uganira nawe nta muntu wantumye nuko nicaye nkavuga nti bajya bavuga yuko satani atanga amafaranga. Ese ngiye kuki atarama ku mafaranga? Reka mbaze umuhungu wanjye menye ahantu nakataka ayo mafaranga si satani ntabwo ubizi ko akorana n'abantu babi gusa. Kandi papa wowe uri inyangamugayo rega nubwo ugira amadeni uri inyangamugayo. Bose inyangamugayo ifite ideni n'inyangamugayo ikeneye umuntu agomba kwidegura. Ahubwo uramfasha cyangwa ntabwo umfasha? Ndagufasha gute se ngambwira ukuntu wari watekereje no nta mupfumu nta murozi nta abantu bakoresha amahembe wabuzi kubyo nagenda nkamutura ikibazo akampa amafaranga ko barayatanga. Wallahi utekereza ariko wallahi genda umva hari akantu kansobyemo ariko ndacyamwibuka. Hari umupapa wallahi wigeze guhesha umuviye wahariya wa mugabo wujuje agataje kageretse gatatu yamukubise miliyoni z'Magana. Yayo niyo mafaranga rero aramubwira ati genda ubeho neza. None se nawe ni ukeneye nini? Ntabwo namukubwira ariko nyine abantu umupfumu uzwi bya danje. Upfumura bya danje. Ubu niwe nshaka. Niwe ukeneye. So abaye ikibazo rero ntabwo ajya ava ahari. Uwo umubwire ko ndi bumuhe igitamba. Mu igitamba. Wa mugani iyo umubwiye igitamba arabyemera. Reka nze murebe wallahi. Ariko nawe igitamba ukizeye kirari umuntu adanubaka ku gataje nk'abandi. Iterambere ry'umuntu Hapasu we have this. Wallahi Vietore wallahi. Igira umwegire. Bitesha. Tujyane neza urumva turajyana yanjye nawe kunkanurira ntago ari byiza kandi gutinkonda mu mbuga yanjye hari muri agati nkonda ukomeza kuvuga nabi wallahi birarangira ubigenze nabi. Ntago byagenda nabi ngiye abakurambere mumanuke nuko rero nkubita abantu baba barimo gusakuza. Erega kuba uri umurozi naguvuze ngo usakuze urumva kandi kindabona uyu mupfumu wawe nawe ibikoresho ari nabyo yambaye supaneti ya leta umugayora nk'irobo kuburyo utazongera no kuvuga. Uyu muniga uramwizeye wikomeza kumwita umuniga wallahi uyu nguyu ubundi tumwita muganga nyabaki. Reba ukuntu ameze. Imisatsi yaragiye iratatana bamusukamo nimba ari vedanje nimba ari iki. Mfasha cyo wanzanye urakizi. Umukiriya n'uyu nguyu rwose uyu ni papa niwe nyine ufite iyo gahunda wallahi ntabwo mukanya ratumesa. None se kurimo guciragura abantu urumva nimba ari no gukora gabanya ibicanze ntabwo tugeze mu jisho muri kuninza. Umva rero chef harya ngo witwa ntabwo muzi bose turaziranye warumva imbaraga ufite nizo mfite se ngiye ntabwo namenye izina ryawe ryanye warimenye ariko wamagara umubyeyi nta kintu ukeneye kumenya. Ntabwo waba umubyeyi umwana gutyo nk'aho bakonga none se yitwa wenda shaka nyine arega nise muganga cyangwa umubyeyi. Imbaraga zica ibigoryi imbaraga zihindura abantu injiji. Mubyeyi ndaguhindura ikimara. Mubyeyi rwose mubyeyi nyakubyara ugaheka. Ni serivisi tugukeneyeho nta yindi ku bijyanye n'ukuntu umuntu yatera imbere muri iyi si mubyeyi. Icyo nicyo kintu wagahereyeho tugakora akazi nk'igendera uri kuninza. Umva nawe iminota ndi kumara hano ushobora kuza kuyizira. Mubyeyi rero navugaga ngo hari uburyo bwinshi bwo kukwishyura ariko rero natekereje yuko kugira ngo nawe ngushimisha mubyeyi natanga igitambo. Sinzi nimba mwemera ibitambo. Ibitambo turabyemera. Yego mubyeyi kandi ibitambo burane ingenzi sha kugira ngo ugire ikintu ubona ugomba gutanga ibitambo. Mubyeyi rero ndashaka kubaka etaje muri iki Kigali. Ndashaka gutwara imodoka nziza. Ndashaka kurongora abagore beza muri iki Kigali. Mubyeyi bimfashemo ahubwo kugira ngo umuntu mutangemo igitambo bisaba iki? Shaka kurongora neza ukarya neza. Mujomba rero umuvandimwe buriya ntukajya ubona ko wamagaye amasaha wumva umuvandimwe wawe saka kanya akaba twicaye isaha yose nta n'akantu turi kunywa. Buriya zahinduye imirishyo ntabwo namubeshya. zahinduye imirishyo gute se? Buriya Mujomba ubushatse wamubita nk'ubushyi bwiza bwo kwitama kuko nta mugabo ukindimo. Niba umugore agira cya yamfashe
mpagararanye na rwa ruhungu bita mu rundi undi w'igikara muremure urumva runguriye agacupa turimo turasangira madamu rero bya bindi by'abagore urabizi abagore n'inzoga bakora niyo ari bonyine ariko iyo umugabo babonye ari kuyinywa biba byabaye sacrilege ariko iyo bari kuyinywa nta kibazo kiba gihari ibintu ukuntu bikora byaranyobeye yanzamuka nyita njyana mu rugo kasike ijire ntasize na moto byose yabintwaye rwose ubu ngubu wagiye gushaka undi muntu utwara ariko uri igicucuro umusazi umugore agukuraho moto yawe nkana uri muranci ni wowe mugabo ni wongere kunyita igicucu uri kunshimagiza nyitimbwa je banyetse ni ukuvuga ngo ntabuze n'ubushye kandi aribyo ndi kukubwira akwatse moto waguze ku mafaranga yawe akwatse jire akwatse kasike na carte jaune urayimuhaye ku bintu wiguriye ku mafaranga yawe icyo wishema aho ndaga ninjye wabiguze nibye niwe wabiguze ayoberwa impamvu uje uri kunsakuriza shangu nabaye umuvandimwe wawe ariko ntago yakansuzuguye burya wirataga bingana kuriya na moto atari yawe nta nubwo urimbwa sha uri umusega urumva ntapfa nabipangaga navugaga ni wari ya madamu w'umwaka nawe uri yawe yanjye rero nundi munsi imana nagufasha akayigusubiza ntuzongere kwiyemera nk'uburyo wari umaze iminsi wiyemera umuntu agukoraho na n'ubu nunasakuze ariko mana y'isi n'ijuru nta kintu kitamanuka gusa mugiriye inama ubu ngubu rwose niyo yaba kuroba naroba niba ufite n'umukire umugabo aba ari umugabo igihe cyose ntuzanagira amahirwe umugore ngazagusuzugura uzi ko umugozi ugeze kwamenyera kwagusuzugura kuryo kurya yakujyana mu rugo akakukura mu akakujyana mu rugo muri no mu ruhame mu bantu wenda ngo mwatashe ubukwe abantu bashobora kuba bavuga bajya kuvuga ukabona umugore ahita kwaka ijambo akanya banavuga ikintu kimwe ko banagucije mu rushi mu bantu ukuntu abibonyana ntimbu hanyuma suko niko kuba umugabo ko bitaba byoroshye uriya mugore wanjye bura n'umurebe gutya afite izina ry'Imana muzamuye gutya akaboko arakakurusha ibinga ryo wagira ngo afite ibintu atarami nyamara nyagisi ibyo nkubwira ni ukuri ubundi abahanga abantu bize baravuga gutya umugore uko yaba ameze kose niyo yaba ari miliyoneri niyo yaba ameze gute ntago yakwitwa umugore cyangwa nta cyubahiro yagira adafite umugabo mu rugo kubivuga iyo utamufite mujomba buriya abagore ntukabone muri guteretana bari abakobwa b'urugo ubeshya ariko iyo umaze gushyira umugore mu rugo mujomba birahinduka ibyo bintu ngira ngo urabizi nawe ntiwirengagize ariko se niki kivuga ngo umugabo none se tuvugisha ukuri kangubaza ikintu kimwe ndakumva hari imbeba yari yakura irute nuzi injangwe urumva uzi ko imbeba niyo yakurikangana urukwavu injangwe yayirya urumva byansaba gukora ubushakashatsi ariko rwose mujomba ukuntu nabonye yarakaye ngende musaba imbabazi ko ari byo byako ariko uri igicucu wogira ubwenge ndakubwira koresha igituza cyawe uri umugabo ahorana ijambo ni cyagiye handi uvuga ijambo bakavuga ngo uri umugabo sha nibyo rwose rero wavuga ijambo uri mu rugo papa bakubwira ngo uri umuntu w'umugabo ntibiraba ariko umugabo ahorana ijambo haranira kugira ijambo mu rugo rwawe kanaba no mu nzu nziza kuzubaka none inzu zikaba nyinshi nyabingi umva icyifuzo cy'uyu muntu none ko icyo kintu gihenze si igitambo se biragusaba igitambo gihenze wa mugabo uhereye nko kuki kugira ngo numve biragusaba umuntu ukunda cyane cyangwa umuntu w'umuryango cyangwa umuntu w'agaciro kuri wowe ntabwo ari ikibazo tugire vuba rero ushaka inzu nyarubangura tugire vuba gira vuba igitambere ni n'uyu nguyu mwazanye ntugire ngo hari undi uyu ni umwana wanjye nabyaye ndamukunda n'umutima wanjye wose urumva niyo mpamvu ushaka kumutangamo igitambo ni ngewe igitambo se wala ye ntago nabe igitambo wala ni gute utaba igitambo ndagusaba 5 nkabibura narakubyaye ubwo usumariye nimba atakwitabaza kuri 5 n'inkerere 100 zabimase mubyeyi de n'amaheza afite wagira ngo naho ikimase umutware n'umwanda we wose kandi uyu muhungu ndamukunda ni imfura yanjye urumva mutanze byishimiye je byo utangana ibyo udatanga nako bindeba mu mana yeneye kubona ibyanjye naho ukabona ibyawe ariko mubyeyi imbere yuko wenda tubikora kugira ngo wenda n'umuhungu wanjye atagendera ubusa sinshaka yuko umuntu afata umwanzuro agasanga arahumbye ndashaka kubanza ukangaragariza yuko ibintu uvuga ko kubikora kibazo ni kimwe uyu muhungu wawe ko mana bari buguha inegisi ntabwo bari buguha inzu igeretse nari mbizi ko wamuha na satana akanya kagaruka arabura iki urabona buri iki amen nakoze cyane muyobo uko urabona akageretse rimwe
ndakongera tugire vuba hanyuma nashaka kubanza ukanyereka ubushobozi ufite urumva kugira ngo bigaragare ko umwungu wamutwara nkagira icyo mbona ndashaka hari umuturanyi ufite hano bita Nyakuso w'umumotari ndashaka yuko ukora ibintu byawe nimba ugahita uzana kasike zihana ushidikanyije ku bushobozi bwanjye ntabwo ari ugushidikanya ni ukugira ngo ubanze umbonye ariko nk'igitambo n'abakanyabunyobwa barabikora nta muntu ugikina n'umubyeyi iyo ukinnye n'umubyeyi ni nko gukina n'amabere ya nyina ntugasuzugurwe n'umugore gerageza ushyiremo akanyabugabo ku buryo niyo mwaba muri mu bantu benshi umugore wavuga akavuga ngo umugabo aravuze ukamutuza ikintu numvishe ukuvuga ngo ngiye ziriya kasike nirajire ngiye kugenda mpita mbifata imbaraga kandi uri kubyumva ko niba twarasezeranye n'ivangamutungo ubwo ibye ni ibyawe munavuze ngo mugiye gutandukana ukamubwira ngo dutandukane none nge ndambiwe agasuzuguro kawe ntabwo yabyemera kuko mwahita mugabana buri kimwe cyose mukagabanya hagati ibyo bintu kuki ntabitekereje none nabisize ndahazi noneho muco ngo nabisize imbere y'umuryango hasi kugenda ubimfata uhita uzukuruka ngenda bamutegereje hano reka mbe nshyushye akamoto ibyo tutatugenda sibyo noneho amafaranga ya mbere nkorera ngenda yaguha sibyo urabyumva nimba udashaka kujya mu rugo rwawe ngo ugire ijambo sinshobora kujya mu rugo rwawe ngo ngire ijambo kuko impamvu nimwe umugore anagiye mu buyobozi umugabo nukoresha undi ubwo ushaka kunkoresha nyine ngo mugenzi wawe ntabwo ndi umugabo menya ko wabukoresheje imbwa nshaka kukwereka ko nshaka kureba ko ibitekerezo utanga nanjye nabishyira mu ngiro nabishyira mu ngiro mu rugo rwanjye si mu rw'abandi hari yagiye mu buyobozi akavuga ngo umugabo yingiye mu rugo rwanjye ubuyobozi bwambaza wagiye mu rugo rw'umugabo wundi ushaka igiye iyo habaga n'ikibazo muri karitsiye uriya mukobwa niwe watabaraga rero umuntu nk'uwo sinzi ukuntu namwishe tugane ngo kasike zanjye yaguze biragoye rero nimba kugira ngo tubigendanemo neza nimba utarishemo umugore wawe nubwo bavuga ngo azi karate bingana gute karate y'umugabo ya mbere urayizi karate ni kukubwira azi karate uzamara icyumweru utamukubita kuri karate yawe urebe nimba atazapfuka hasi niyo yaba afite ibigango bingana gute ajya kwita mugabo mwiza cyane meze ntuzi ko no muri T2000 haje nizo bagura ibyo ngibyo bivuga sawa nyine ngo azajye yayihaye bamubwira ikintu ngiye gukora ngiye kugenda kasike nzifate nze niru uri umuntu w'umugabo wowe noneho suzi moto mubwije umva uri umuntu w'umugabo wowe tugende winjire mu gipangu moto uri kwishyushya zifate niruka uri umuntu w'iki uri umugabo ishyiremo umutima wa kigabo uri umuntu w'iki w'umugabo ishyiremo umutima wa kigabo Chirasi nawe Chirasi mumirize kwanza reka nzijyane mu nzu wabona anaje akajya kuzigurira akurambere umanuke imbaraga umanuke kasike ndazishaka hano muhumbura amaso yanyu muri bare mavi uraho neza nawe uyise byagenze ijisho nawe uraho ubite ko ari muri kora byabintu muyo agamije iki mubyeyi ntabwo ndi muyobozi yesu sinyoborasi mubyeyi bigenze bitese ko komande dukoze bayihinduye komande yi rubanza nkiduka ndi mu rugo aha ngaha ni hera yego karibi wanjye ni ukuvuga ngo habaye ikibazo kimwe gusa ndi gukora imigenzo ndimo ndatongera umugore w'uyu mugabo araje akuraho kasike uyu ngo ahita yinjira yicara hano kasike zari ziteretse ako kanya umukurambere ahise akora iki ahise amuza mubyeyi mbere y'uko urenga aho ngaho buretse gato mukanya waruvuze ngo nabona inzu igeretse rimwe nashaka kubaza akabazo ese byakunda yuko n'umuntu w'umuturanyi umwongera mu gitambo kugira ngo bazigereke gatatu manuza so ugiye kuntamba rumbere n'akazi ntuvuge nabi mubyeyi arahari abandi bagabo barakize abaturanyi babo bose babaye ibimara babaye ibigoryi nawe wakira ndashaka ko na Nyakuso umwongera ku gitambo umva pakira utuntu twose turara twimutse